ubwo rero ubwo turabagura hano usanga hese uragaruka hano ese ntabwo tujye muri pause ntabwo tugiye kurya kandi ijyane n'ibikoresho byawe wakoze eso none wabyanze mani nukwicara umuntu akananirwa kweli saa mbiri zirageze kwera cyane umujyi wose araza kutubaza niyo dukorera uwo munsi se biragenda umunsi tubaho gute se mwana ariko namwe nimwe mu bitera niko mutaye mwazanye ibikoresho jemba nabibitse kubutse jewe kujisho mani ndakubita ngaha ni imyenda yakirimo gusa ngiye kurundi nshobora gukoresha ijisho nkabikubita ngiye gushaka imyenda ngo yanyambariye mba nyifite hano yego ndayifite imyenda ahubwo ikibazo ni kubona akazi muri iki ariko nuko muratu haratana umufundi ari none bayede dufate ngo baje bakakende muyede n'umufundi ninkabona ngende umufundi ninkabona nawe urabakabonye ninkabona ntera bayakabonye wenda cyisene kwenda muri babiri cyisene mugira ngo undi mufundi uza nko ku ndege gusa nyine nge ninkabona shaka ariko haje kubabyiza haje uwundi mufundi kugira bafite icyizere yuko umufundi ari buboneke yaraboneka senge kabisa oya njamba mbona byanancanze uyu munsi natagize akazi mbona shaka umugore yaburara bro ubu yanyituyeho mu rugo turabana muri ghetto yaje atabiteguye nanjye mari harakundanaga ngiye ko nabona umukobwa araza tubaneye turabana umukobwa wanateye mari abakobwa nyine baraza ati yewe ntabwo nahava kuba ko mwajindutse n'imyaka mwaje gukora icyana kamani byego twazindutse ruje gushaka abo twazindutse mama nuzanye n'inyundo wohani sawa data ni metero ahubwo wowe niko zinanye n'ababosi ba telefone dusabiye none se reka mbabazi njye hari ikintu rero kijya kifite mwabuze kujya kwa Minani rugurira mwaje kwicara wowe kutagiye gukora yikise kwa Minani kumenga twegura twoherezaho kubera iki ndashaka umugora yahungo ubundi yavuze ko afite umufundi noneho nigera nawe uzi umufundi habe niyegere yungu ndabona bafite ibikoresho mwege ariko shaba agiyemo iginazo nyina ubona gufotoje ma tuze kama nagukotekera fasi we murundi ubundi reka kagafunga umushinga mpawe ubundi reka mbabazi umunsi ndabakotera tekinisiye nini ibikoresho bya sebiri koresha semani sigomba cyambere ni mu nkurekeje utwo mubona navuze kubaka ariko kuko ndakubona tuko uwo muhungu ndamubona uwo mugabo ashobora naho yo gukoresha nje sinona gukurikira pe kuko mbona uwo nkoresha nabi mbona nabize umushi uwo muntu koko umushiha ibikoresho biri cyambere ni umuntu upfa kubona arize narafashe ona mungu uko nagusa ngiye gusa ashobora kumwegera kuko niyo buryo yari ibereyeho wese ubundi reka mubaze wakoze jewe shaka amashansiye menshi cyane bro ngambwira nk'ishasi izwi hano i Kigali wakoze ahubwo se nihe natakoze aho yabaye uko nyikwaje urayimbye ndi mwihangana nawe si wowe uri mu makazi ubuze akabona ko bizi tukagenda nkamukora ibintu bye neza aranjyana nawe naza akaguhitamo kujyana anje nagutomboje ahubwo na muhungu niwe bazakujyana umuntu uri kujyana ngo ujye kubaka cyonse cyo urahava n'urukuta ruko ese bose uzataje tuba twarubatse uko zingana kanye nakwegera uwo muhungu muze kujyana nanje uno twavuganye karose nange nzoba ndose inde nazanye ngiyorere babarura kabisa dukora no munsi nitubona akarakura aza kugura akana nta kibazo nanakagura gusa baramuhemba bitatu mukureho igihumbi wasigarana bibiri nta kibazo uretse ko umuhangayikiye watihangayitse agiye musaranganya ko muri ese ni urukundo se umukunda wakoze nta n'ibikoresho yazanye aragufashije aretse kunsakuriza wakoze era imaze gukora imyenda ahantu henshi cyane ubashije gukora iki nyine uzi gupunda sima uzi guhereza uzi kugira ute njye nzi gupunda sima nzi guhereza n'ibindi byose ndabizi uza kugura nyine urwagwa rwa senyisatu none se ugira ngo njye nakujyanira umuntu byose nta kibazo kabisa ntabwo nakujyanira umuntu ese uragura urwagura tutahana ngaha ntari bijya n'ubwo nabona nasa nimugoroba yobihagije aza amafaranga kibazo ariko nikomereze mubwire rata ubwo rero umusirikare ukomeza kumwumva rero ntabwo utahe twaryama ni ngombwa ko dukomeza kubana kugaragara ibibazo ariko buranakeye n'abamotari urumva ko batangiye kugenda urabona amasaha yageze n'abamotari batangiye nahiraho nta kazi mbonye bakubanye ibibazo
tugende se umva niba warya igihumbi biba bibiri Shahubwo rose ubwo nshurazi ikintu mbona urazi nje ikintu mbona nuko nyene ntazi ko nza kuronka iyo moto yaciye ari gucinyijana rikantahana nayo ese wataha utakoze turenge irazamutse ibikoresho bebe bifashije oya buretse unyibira ibikoresho ntabwo wataha utakoze gusa bebe bifashije shaka akagabo ariko gafite umushiha ariko ndabona nyene batazoshoboka kwe ashaje wabyoreba ubuso umushya waba wambaye nawe wari watuvutse sha ndabona batazoshoboka urabona ngo mugabo kuntagoye koko tuzashoboka muri se burani bakora ari buyamu ubwo arabaca ntabwo areke kumuhemba umva sindaje nje kunyara ntari biposa bebe baga yambaye nyiyegereje bano bangu ndabona bameze ukuntu uriya mukunda arakwishyura cyangwa ubu nutavugana na boss ubakoresha Isemana akazaho kabaye indamu akagabo ndabona karakanguka kwatse n'icupa mutarabona Isemana wewe reka we n'ubinde kanze mu icyo cupa nimara kuri mu icyo cupa biniza bimenya nyuma ubwo rero gushaka kurya umwiga iyo babara abasinzi bo bakabika bana muhira tananyaye nyara bakabona gataraye mu kabari abaraye basi umva jereka Burya mbabwira hari umufundi bigize ubona ureba utuntu yaba yambaye umva nyine jereka mbwira wa gasore nubatse kuri rashasi yo kwa minani narayikubise ndayikubise usibye ko hari ahantu nubatse hakaza mini ariko nahise mbigorora man bahise bampa nimero ubuse reka mubaze wowe wakora ugahera mu gitondo kugeza nijoro cyakora saa sita namutse hageza saa cyenda n'abandi utabizi hari ifite umuyede wadukoraga fureshi ushaka bite byanyu sawa boss uri gushaka akazi cyane bose wakoze n'ukuntu wakoze cyane bose bamuhaye akazi wakoze cyane wari kubaka ariko uzi ko uyu musore yari arimo aravuga inyundo y'amabuye neza bayifite ibikoresho byose ndabifite ngamubaza uri boss ariko wowe ukora igira umufundi cyangwa ariko abaje nyene boss wabanje bose tugende n'ibyo kirahari tujyane mu kazi we twigende boss waturetse natwe hoya niko bimeze bose ndubaka ino balance Nose ngiye nshaka umufundi umwe umuyendo nshaka abazi ntacyo tujyane ngende ariko boss rekura boss uwo mwede murabona ko kubikora neza bakora baje nazanye ni boot zo kwambara ariko rabo yambaye nk'abasirimu ariko nyene yambaye nk'ugiye mu kirori ariko njye abandi imyenda yanjye umwana imberebere yakije inyundo yawe nta kibazo irakora neza mfite n'itinda ariko ubundi boss yose baba bifite ariko urabona wikwirirwa ubinyereka boss ariko natwe turabifite kubaka neza baba we arabizi irabizi genda baza kurode naramwubakiye wesenya ninjye wari wayubatse inzu ireba ikibazo kimwe bose ni wumve iri ni ikompeta ryo kuri seti ibi ngibi ni ibintu ushobora kugenda ukagura mu ntuza nyine kubigura wabigura nose urajya ku maguru no kuba yabikodesheje ahubwo bose amasaha y'akazi abageze nabagene twigende tuse kwikorera bose nabikoresha njyewe ukurikije n'umushahara nkurasi w'uyu yakorera Jomo umuntu twakoranye heshi umva naho umuntu utamujyanye twakoranye keshi ubu twakoranye heshi ndahazi yubatse heshi nimugende ndazi uko uzosanga ibintu bya nawe uzashaka byakuye ibikoresho uri hasi mwebwe tuza gusanura ibyo mwagize nabi kambaye pocket kakamenya kubaka mugende wayambaye nk'ugiye mu kirori nanje nambaye n'ibotine tuba nakubwisha uriya ntabwo azi ariko urazi ikintu rero ndakubwiye urazi ko ujya mu ngo yubatse inzu kwa Karoli basiga barayibomora bushasha bitangura bushasha reka ntazi no kubaka je turaturanye ujya uzo burumva ivyiye Imana n'iyisi byacu mu rugo ujya turatura hano buranye umugumane tumwirirwa kuri iryo zuba mwambwa naje nako ase ko baguhaye akazi wagiye nuko muza kugaruka mutubwira ngo byabanani bose watu babariye kuko tujana ko tubishoboye twe tuba murundi iryo kiri ashaka muzagiye mu kazi shaka niko nadakeye umuntu wabafite se bari bugiye gukora umva muru igihe ukiri kumwe nako gafundi nta n'icyumba uri bubone ufite amagambo urashobora kubaka wowe yego ndubaka akaza miromba ariko n'ibigwa iromba se nawe uzana miromba mu iromba afite n'iryo mu nda yewe ufite iromba dore n'inda yanjye ifite iromba ntabwo ariko se shaka mureke bajyane uno munsi nta kintu biri bumare
akantu ka mbere y'ubwete mu kabari abantu batatu ubundi kuba wamaye akazi ukabamo mu bandi bakozi njyewe nibyo byatumye uhitamo neza kuva hirya usakuza ubu uwo munwa wawe n'ibikorwa ufite birangana ko njyewe amagambo yanjye aza imbere ibikorwa inyuma ibikorwa biza inyuma ubu ibikorwa biza bizi imbere n'ibikorwa biza inyuma ubundi ubwo nabamuzanye gukora ikibazo bari abahungu bagusuje mu mutwe rwose gabanya induru rero gabanya induru dore nanga mushaka ko munkorera ni hano se urabona kino gisenge cyahejuru rwose iki gisenge ntabwo kiva kumara ufite igikapu cyavuga bisenye dore birashaje umva hano hejuru rero shaka kubashyira kandi andi mabati akagera nk'aha ngaha urumva ku buryo nyine nshaka ko ubundi mbere na mbere nshaka kumupavomera hano hasi urabona aka gasima kakaza karinganiye hamwe n'aha ngaha urumva aka gasima kenshi cyane mushyiremo kenshi kuko hano hantu hakunda kuzamo amazi cyane noneho wese ufite ikamba se ufite ikamba kamba nayibagira ariko ndakoresha amaso urakoresha amaso nta kibazo bafundi muba mubimenyereye noneho nshaka ko upimiramo hano urabona hano kuva nk'aha ngaha kugera hano harimo nka metero zingahe kuva hano ugera nk'ahano zirarenga atarani se ngosha aisha wabimbwiye kare niko ngo metero tarani zose uribonamo hano harimo metero 30 se ntabwo rega nakubwiye kugeza hariya hirya nakubwiye ngo nukuva hano kurya ku kantu kaba kagarukiye nk'ahangaha saha se ndebera rati kubona harimo nka zingahe wowe rwose ibyo ni by'abafundi njye n'ubimbaza ni by'abafundi noneho mva rero hano ndabona harimo metero zirenga ebyiri se hano zirenga ebyiri se gusa nta metero ufite zana metero sha zana metero reka mbanze namba gira vava akazi dore burakeye gira vava wowe kutaza n'igitiyo ngo uponde sima se dore umucanga uri hano wowe wikwivuna nta kibazo urabona najya ariko abanza yambara urabona uze gutambikamo hano hirya madamu arimo araguhamo hari agatiyo nabonye si ngombwa ngo ujye kuzana icyo cyawe harimo n'umucanga ndumva na sima ari hiri kuko nanjye ngiyemo hano hirya hari umugabo hano turi kuvugana ubwo ngubwo mwitunganye neza ariko banza witegure shahoze nkwereka ukuntu rero bigenze ni vuba bose ambara vuba ubu noneho akazi karatangiye ubundi mwazagiye muza mwambaye ngubu nta wapfa kumenya utafite ibyo bintu ntabyo nambaye geraje nikwije imyenda y'akazi niye geraje n'abajyana ariko nibwo bwa mbere ugiye gukora ikiye oya njya nikora gusa njye no munsi ye bwa bigabika tujya gusa bose noneho sawa rero ubu akazi naka twakabonye ubu tubwira ibiciro rero duhite tugatangira harya ntabwo twavuganye igiciro oya urakorera ngahe mwebwe ndi twebwe hano nk'aha ngaha ubundi nkurikije aho twakoreye kwa Fabiyari yaduhaye inote y'ibihumbi 30 30 kakantu wowe kandi na boss asitari yadutunze akabyaana tugaburiye saa sita ariko murahakora paki nzamuye n'igisenge cyuzuye byose sugo ari nko gupatana ntabwo muri ari umubyizi w'umunsi se boss ubwo nkawe hano reka ndabaye ibinote wenda guha bitatu wowe ni cyatanu yego ariko niko bimeze amafaranga yarabuze twafite n'umugore yarabuze basima 5 ngakora no 3 bitanu nashiganye ukora bitanu muri iki izuba reba ukuntu rimeze wowe ngo urakora bitanu wowe muvugane kakana reka nta n'amasaha abiri muri guhama wowe muvugane umufundi reka n'iminota 30 cya isaha imwe wowe muvugane umufundi reka wayo umuyede turayazi ngiye nta muyede ngiye ndengereza 2000 nimba utabyemera umbwire ngiye kwizana reka dukore sawa mukore umva ndashaka ko mukankorera neza mubanze mupime ubundi wowe banza upime urumva nyine nukuva hano rega ntago ari hanini nukuva aho ngaho ugera hano hepfo mugire vava nta kibazo nanjye reka mbere madamu nibyo tuba tuvugana niyo mwe ibyo mukenera byose mubaze mu rugo nta kibazo ayo kurya saa sita barayafite ayo kurya saa sita se yabura nta kibazo wowe mbwira nimero akora yimbwira ndaje sawa nawe sawa mukora akazi keza se turahera hiye hera none se ubundi kari uri bunkoreshe urambaza turi buhewe nakambo ufite se kamba ese ubundi kari we fundi jewe ko nazanye imbaraga zanjye n'amaboko yanjye byose kikundi akazi ahubwo we barira barundi buhere metero bayisoma bate metero bishatse gupima metero upimira hano kwijana ni metero se metero kandi nduza ari 100 ye ijana iri ngiro ni metero ijana hana metero ijana ni metero imwe
abari ijana Ukuri gisaza hano handitse ijana. reka nyene ndikukubwira metero imwe urumva abanditse ijana iyi ni metero imwe Ese metero ijana zo ziba ari kangahe? metero ijana Nari nzi ko meraza ha. Nari mbonye wo mbaza. Urambwa ngo metero imwe ni metero ijana gute? Ibyo bintu ari nka wabivuga. ngana wanyereka metero n'ipimo nyereka metero n'ipimo ese ubundi tuhara gute kandi uri umufundi genda umunyeri Nanjye ngo nari mbonye wo mbaza. Nusundi turahera rero gute? arera ngaho pima ngere sinakuyetse metero ahantu ye Neze kuri. Simana sundi gufata. Simana. fatire nisi fata hano Simbwira. aza nta muntu amufunga Hamuze. Kandi ndakurukana nawe. sauza uko ubundi no guhona ntabwo ujya ubinabishobora siko kugihamya bigoye uzamara inoti se ese bose cyabigeza gute dupime tubigeze gute se dupime tubigeze gute Jeda. Harya nakamufite sha. ukavana amana gufite Nshakira umugozi umuhari yiruka. Iruka. Nshakira umugozi uza wewe kufunga kimwe. Anande mutira. sibina biso Noneho zirika muri kiriya cyuma. Ariko ndeba nk'umugozi uzana. uri mukozi urawuciye Uretse umuhanga. Gutuma abayede nabi. bose nani yagikomeza Nuko njye niho. Kandi ngo nari mvuye. Ngwino hano. Hambira nyungiye. Uriya mugabo aramutse aje agasanga tutaraharangiza. Yahaye kwiki. uno musaka duhenze koko nobaho gute Dukore nyina tugire. Numvise umugore avuga ngo ni wihuje. wese wa mudamu wiwara Aya siwe namuntu. Afite umugore w'inzobe. sibundi amasaha yagize tubisanga ari gusa endo bamuda mese nabi Wakoze iki sugo kugira ngo umeze nabi. Aho banze uri umuneke. sha nuko bameze nabi kabisa Wanyereka ishasi uko nanjye mbambe umuneka ibyo duzitiranye. Abu wajuriye. Uravuga. nashoje bose nashoje sibundi aya makere ntari ubutice bino bose ntabwo ari ubutice nta kibazo siko duhera hano tukakubita hariya Urase. Icyo gikura mu mwene. ndagikora iki ngiki Hoja witukura hawo. Tukura hawo. Ati. Kura musaza kandi. Kurangiza ngo ni boss yashye. Iyo ni boss ariko kuko kino bari ese bose kujya gutera akana uziko iyi kambi n'uzoyo turi bupimiriya hivi mwese uko biragenda gutya aramufuta kugufunga mwese bose wowe ahubwo wowe ndabona aho uri no musi uri gutuma bwana bwira mwese ubwo dore yavuze ko kibutere metero iriya hivi mwese ubwo uri kwitera hariya banzu n'ukuntu jewe tujya kwiga rero ifungi yigaga ikigorora. Iri somo nagiye kwiga nyine bari bageze igitondo mbere ubwo rero ntabwo tira metero hariya twagiye nakoze ibiyede ahantu henshi nagiye mbona kungira abafu twagiye dukorana nagiye mbona kungene batira metero bagapima metero ibintu bikagenda neza nakiratewe. ngawufata ahantu byo gufata byo gufatira noneho twe twajya dutema metero nk'uku ubundi avuye mwene cyo tukubita hano Kubizi. gusa rero amafaranga bari kuguhemba bari buyahemegeyeho Ariko shani ndo wakuzanye. mwese ubundi koko Pima cyangwa utaye. Wese ko- ndagenda ndane wa murundi. kokishu ahangaha niba uri butere metero None se kwandi tari mirahagera. nyene kozaho nyene hari iri kozaho
anga ari butere ya ferami butere hano Hanya fera bete ni iyi. rero turaguyize no watera handi hali yaki Mu bigori. ngari kura bundi butere hano Hatizere igikundu. rero ngino nahanga Cyo ticara mu bwatiri somo sinaryumvise neza ari iki. Avuga ngo yarisimbutse muri hano. wapi suka teri nyumba nyumba bayikaza Sikuru umuhanga. ubundi Arakurikira ikirimo. hano uri gufatira ahangaha Yeso ko batajya kutwereza amazi. mazi abosi ri ahantu aho ndabona atangiye kudusuzugura pe Benge buretse bupima muganga. bantu bwira bosi wazima kwa kutworiza amazi ese ko kahantu gusa rero umufundi turi gukorana kingu n'umuyeti samaheso biragenda gutera kandi nanone bosi tubye ko turi gutere hariya noneho nangu ndi hari nagiye gutera ese nta kibazo noneho ibasi ni umudu umufundi noneho ndebere yigende yahezeyo isugo biragenda gutera bosi waje Nese uguragina ugaherayo koko waje ugakora ibyo ukora gamere ko njya ndi umuyedi ntabwo ndi umufundi Nese koko amaherezo urana arayahe koko aje waba yukura mwana Nese boss mubikura ndaje cye nukuri ndimo ndavuga na boss ari kuceceka ta okay nyine mubwiye ko na saa sita zarageze ndumva inzara inyisha ari genda nakoze akazi kesha ariko Nyine wowe ubipima boss ambwiye ko ari bugushyiraho senyisi. service Hey, Usikora shaho 2005 buri bujana 5 koko atatu ni gukora yakubwiye upime bije navyipimiye urica ntatu ni gukora nese ubwo biragenda Sije wagukwiye ku ndege ne wari waburirishe none urimo uratera amagambo nawe. Ubunyamba nawe bitano bya turi bugahuremo kabiri nangu muri nkajya 2005 byanjye ubwo ariko shamuye aka kanya turanutse nje ngabane nawe umushahara ese nisundi katatu ni gukora koko giye no sugu ndi kukwigisha akazi nari bukwishyuza ariko urashaka ko naragira kandi akazuza kazi rigende ndi gugako Wenda kwirukana none mbikubwiye. Naso bigira va mu kire. Ndimo ndakwigisha akazi. Ahubwo nabyanze mbibona. sugo biragenda gute Urumva. ahubwo amasa yanageze yumva ameze nabi pera wa magari boss uraye kwiyoga nicyo tujya mu Usanga aho amasamba za saa sita Yamaga da. Sasa n'igice. zagize bara kore kabisa amagari boss ndumva ameze nabi Usundi turamwaka iki twakoze. sugo wabatse amafaranga yo kudodore ngo ntacyo twakoze mwana dore twateye amakamba twashinze bishinga simura twakoze mwana Aravunitse undi reka tumubwira ko abakorana. umamagara Mumvuge. Allo. Mire neza data. Ni wa mufundi urimo urakora kuri rya baraza iwawe. Oya hari hasigaye agace gatoya ka kandi gateganye na hahandi wambwiye batiri zajya. Nahigije inyuma noneho kugira kuko ibati byose ntabwo twarikata. Nahise migize inyuma kugira ngo noneho urukuta rujyane n'igihari n'ibati. Urukuta rujyane n'ibati. Oya twakaga ya pose. Amayenga data. Saa sita n'igice zirenze hitanu. Reka akantu gasigaye sugira ngo biragera saa 10 tutakarangije. Tuba twakarangije. ni saa 10 mwana Saa 10 ni saa 9. Oya umugezi cyatanga. Oya nyenda koresha bibiri. Nasigara n'igihumbi nta kibazo none se ntabwo nakorana n'inzara. Sawa. Urimo uramanuka. Nari bibanguka ubwo turava muri pose nawe uhageze ubwo nyine tuhite dukomeza urebe n'ibintu twakoze udushime nyine. Oya ntabwo tugayiteze. Sawa.
namenye kureba madamu ayana Umva neza. uyikuye icokoza mu kwaso wawe Bose. Oya, ntuga. Rero ushaka ko ndihana amabanga yawe basikabi. Uzatana umugore ufite koko. Basi wenda tanashe byabasi wenda kuryo nagwa mvuze ati uramutereta. Bose koko katabango kubona n'amasare kugenda biragenda gutera. reka da Bose. Nawe rero. acha ni wanyemerera akantu ka sense Ikibazo. kiri ibyo mbere dore na ka kantu kawe ahantu hose nzajya nkujyana Wese ubwo nzajya nkujyana wowe Urame. ma nimero yawe uri mu cyatanu se? wese nyisa n'akantu nguriye ma nimero yawe nzajya nkujyana 078 07 13 952 we nabonye uzi no gukora ubwo ubutanzi rero ubwo tuba gura hano usanga hese uragaruka hano ese ntabwo tujye muri pause ntabwo tugiye kurya kanejyane ibikoresho byanjye wakoze su kandi rero bose rero ashaka kuzajya ushaka wa muhungu ukaba wigira wowe uza kuza umva nyine umva nkubwire wowe uza emaye ino tindo reka mbe nyikuyemo hano none uza kuza ukora amasuku hano njye nzagaruka hano ku cyumweru yes aba ntari ibi Saba abafundi n'abayede nasize hano bagiye kubona nta kintu bakoze. Ese bagiye kurya nta kintu bakoze numvaga bafite induru wo kwaka ya pose. Ni ibikira cyangwa madamu yabajyanye hanze. Kweri. Se yabajyanye hanze se kandi nta handi mfite. Ni ibikira. Cyaba bahise biyirukana. Nizere ko atabahaye yo kurya. Kuko ntabwo ibi bintu byakunda. Ndabasiga ntabwo bahamagaye bambwira ngo babuze amafaranga yo kurya ngo nimbahe amafaranga ndabaha amafaranga y'ibyo batakore se kambategereze ndebe bisa neza mbategereze hano ariko bararamuka baje barahankubira kuko ahantu kuko ntabwo hakabaye harangiye kandi kariya gafundi nakabonaga nta kanyamanyanga kamamagare madamu numve ko yabahaye kurya we kamuhamagare numve pe kuko yaramutse yayabahaye ndabizi abagore nibajya banasuzuma wabona ataje no kureba inimero ye nayisirasimbagurika halo sheri bite sabo bana kuri kubariza wababwiye bagaceceka nkavuga uzi icyo nashaka kukubaza se bano bafundi wabahaye amafaranga yo kurya n'abayede ako nyumvira n'ukuri waje sura bareba ibyo bakuze wabibonye oya ibyo ntago ari byo uzi ibintu bankoreye hano we wagiye wibigumira mu rugo niwaza ngo unarebe abantu nasize uko bakoze nose ko mbona n'ahantu bubatse wowe wawe ikareka nta kintu na kimwe bakoze ni nubwo ubwo nyine banuburiye wowe wafasha mana yanjye nyine ubwo nta kundi si banuburiye se ubwo ngubwo sha none abari buze noneho kubera uriya mugabo uri guhama nzengerezo uzi ubarebe reka njye gushaka abandi sawa ubu babandi bo ndababona ntibagiye